amazina yanjye nitwa Nduwayezu Aime François mu izina ry'ikigo Light School. Dushimiye umushinga Hand Washing Campaign wadusuye uyu munsi. Twagize amahirwe yuko batugezeho bakatwigisha uburyo tugomba koga intoki, ndetse uretse n'ibyo ngibyo batwigishije n'uburyo tugomba kubana, batwereka ko imibanire ari myiza. Rero twabyungukiyemo byinshi ku buryo twumva tubashimiye, turanifuza ko mwazagaruka, yazatunezeza cyane. Turi kumwe, murakoze cyane. My name is Naiturikire Felicien. In the name of Right School Kinyinya, I'm standing in front of you, thanking you of what you did for us. I'm happy for the hand washing campaign that came to visit us. You taught us about how to wash our hands, and washing hands is really important and needed in our life to live well. You taught us about how to live with our neighbors, friends, and it is important and good to live in peace and harmony. Thank you. You are really welcome back. 1, 2, 3.